Ni muzuminga neza mwerekane ino noti ya 5 dore ngiyi. Unufungura imitsingi. Muri kuyibona inoti ya 5? Unufungura imitsingi. Inoti ya 5 ngiyi. Fungura mitsingi. Aya tuyashiraneho. Oya, we fungura mitsingi. Bapfundure mitsingi. Fungura mitsingi amazina yawe twande. Saga. Fungura mitsingi. Uri kureba. Yayipfunduye. Amazina yawe witwande. Kakajwi. Niki wangegera? Kakajwi. Yey! Hose wakimurira mubi. Wowe sahuri muri he? Mageragere. Bakujyane bakuhezeyo. Umaze iminsi widegembya, wigira ingegera, ukigira ngo mbese ntago ngo leta ibukure. Kuzana miliyoni. Bagutubure bagushambagereza abiri nawe bagutubure. Bapfundure mitsingi. Fungura mitsingi amazina yawe twande. Fungura mitsingi. Uri kureba. Yayipfunduye. Amazina yawe witwande. Ave mu impano y'Imana. Ave mu impano y'Imana. Ave mu impano y'Imana. Amazina yawe twande. Niwozanye inote. Niwozanye inote. Niwozanye inote. Inote yawe urayimbwira. Niwozanye inote. Niwozanye inote. Niwozanye inote. Jewaisha. Umva se buretse gato. Wa mukobwa wazanye mitsingi nazi hano. Wa mukobwa wazanye mitsingi. Fata inote yose ishaka uyijyane mu kabara ushaka itoreho. Itoro izindi muzijyane mwebwe mwe muzenze mukora ibyanyu simazimasi Tangazo ikigoryi ni wowe urenze no kuba ikigoryi umuhirimbiri warenze no kuba umuhirimbiri umutanga wo gahambawe akagutubura akagonyoko wiki yajya ukwisigisa n'agatukuri kuru gatukurije kameze nk'umuneke wahiriye mu gasozi k'inyabudodo gukora ikindi gitangaza nako. Hano hari abantu benshi babifetse. Hano hari abantu benshi. Nushaka kuza kureba igitangaza azahagarara. Nawe umuntu ufite Zaniyo mitsingi hano ni igikapu. Zaniyo mitsingi hano ni igikapu. Kiranga. Mitsingi ngiyi irapfundikiye. Uyizani irapfundikiye. Dore dusuke do. Mitsingi irapfundikiye. Dusuke do. Irapfundikiye. Rutari kure. Fundura mitsingi. Adafungura. Zana urufunguzo hano. Wa mukobwa naza pfundura ino mitsingi. Iruhande rwayo. wahiriye mu gasozi k'inyabunene kunasa nk'agatoki kahiriye ku kanero ariko wa mpano ya bene wanyu we uri kunyasamaho unshaka iki aho bagushize ntago uri kurya mu gasinzira ayi ni warya mu gasinzira kubera ibyo wakoze ingegera narayiburiye ati wamuhirimbiri wereka gutuburira abanyarwanda kikagira gutya ngo jyawe ngo nazanye amafaranga mu kanwa ngo nazanye amamiliyoni mu kanwa urakaza numura mu kanwa wamuhirimbiri we urekeraho fata ikiganza cyawe gishyirana murebeshe kamera neza kufite ikibazo uzikundu bimeze oya buretse afite ikibazo Yesu mwana hari igihe umuntu akoresha 5 akazi ya kwijambo ko nabonye hano handitse ubukire umuntu yabugera hasi ubukire ukuntu umuntu abugeraho bisaba kuba wizewe wowe nyirubwite ikindi cya kabiri bisaba kwitonda ugashishoza ikindi cya gatatu bisaba ko wizera iyo wizeye Imana ubona byose ntabwo ari njye utanga ubukire ahubwo nubaha Imana yansize mu isi yanandemye iyo wizeye ibindi byose urabibona urizera tugufashe cyane rwose urizera fata inote ya 5 uyirambike mu gikapu ushaka impano yangaye ko ntabizi impano ni wowe ubishaka nshaka byibona nka miliyoni 52 miliyoni 52 ugira ibanga uyu munsi twagiye ku musozi ahantu kure twahuye n'umugabo w'umunyabitangaza Mpano y'Imana hano imumeze gute
cyane mu mwitonere cyane mu mwitonere n'abantu bameze nk'abo hamya ko bigoye kwagiye kwa rundi waboneka bituma ariko ngukora ibitangaza n'Imana ibikora singi bikora naka kanye nabikora ufata dufaranga bikeya n'Imana ibikora singi bikora abikora tereno gira hano afite amafaranga none iyo umusabye amafaranga je ntabwo niyemera ko ngora ibitangaza yaba n'umupasiteri yakora nk'ibyo nkora yaba n'undi wese ngiye nakora igitangaza kirenze kugira ngo yereke ko ngora igitangaza none hano natuvugana nzanira mitsingi hano buri umuntu wo mukabaraza n'imitsingi ntiwumve kuko nkoresheje mitsingi ngo mitsingi ngo ni icyaha ntabwo mitsingi ari icyaha amafaranga yakorere ariko reka mitsingi hano Mpano y'Imana rero ubutuvuga ntari mu moko y'ubutabera zana inota ya 5 hano girambika ndifite inota ya 5 ndayifite hano uri kwitegereza neza nimuzuminge neza mwerekane ino nota ya 5 dore ngiyi muri kuyibona inota ya 5 unufungura imitsingi inota ya 5 ngiyi icyo musabwa rero namwe ni ubushishoza kuko urabona apfundure mitsingi amazina yitwa avuga ko agiye kumuhesha amafaranga urumva ni umusore ku mukobwa urumva diri y'abasore n'abakobwa hano iba iri Mpano y'Imana ave mu impano y'Imana amazina yitwa nozanye inoti inoti yawe urayimbwira nozanye inoti icyo usabwa nozanye inoti kora ibintu uzi neza ko umva se buretse gato wa mukobwa wazanye mitsingi nazi hano wa mukobwa wazanye mitsingi fata inoti yose uyishaka uyijyane mu kabara ushaka itoreho izindi muzijyane mwebwe mwe mutunze mukora ibyanyu simazima hari ikindi kintu nari simazima garuka hano mwereke garuka hano muza mumubwira garuke hano mumubwira garuke usabwa rero ushishoza korana ubushishozi ibintu byose uri gukora mumubwira garuka hano bitaba ibyo rero nawe uragiye oya namuhereza amafaranga yiwe tubuzi bugeze mu rundi rwego icyo usabwa ni ugushishoza abamamyi nk'aba ukabarindira kure cyangwa se banagutubura mumuhereze amafaranga nawe icyo nagusaba no kugira ngo kubakurizeho cy'abantu Mpano y'Imana umeze sawa nta kibazo ibitangaza birarenze inoti imwe reba hano inoti imwe urayitereka hano ku meza ukayisukaho mitsingi ikavamo 25,000 ndeyo nanjye ntago mbizi tuba tubikoze gutya ahubwo biterwa n'ibyo nizera ubu ntabwo wakongera kubisubiramo inshuro nyinshi nabikora we aba yari amafaranga ariko biterwa n'uwizera kuko umubyeyi ngo bisubiremo ntibyakunda kuko nyine abo amaze gutanga nta yandi mafaranga basigaje mu mufuka icyo musabwa abanyarwanda nawe ukoraho nkamenya zana akaboko kawe nkoraho nta kibazo we ngoza akaboko gusa we bitonde nyine ngoza akaboko n'abamami n'abasambu nk'aba buryo tugomba kubirinda nanjye guhita mvuga ikibazo ufite ciao ibyo mutarakaza subscribe mu mwanya wawe nta n'indwara nta n'iya diabete ariko witonde minsi y'umujuri ba 40 ngo wamara gufatwa bakaguha nyoko y'umujuri ba 40 ngo wamara gufatwa bakaguha nyoko twagiye mwangegera muzamuke oya nukuri bunetse mfite agahinda kakaye wangegera defotora n'ibibazo wangegera rimwe kabiri gatatu muzamuke sha turirimbye twaba turi mirimbiri mbere yuko ntangira kugira icyo mbwejagura mutavuga ngo umuhungu wa gatanazi ngo yagera bitahura ngo yagiye avuga ubusanga arabwejagura mirimbiri ndabazi mujya mushaka kugira ngo mbere gusa murebe iyi video mbere yuko muza kuvuga ngo kakajwi ngari kutubeshya ngari kuvuga amakuru atariyo
ndaje amakuru atari ivumbi atariho n'imicucu amakuru atarwaye diabete rero ku mungu wa gatanazi byose aba yavuye imuzi ngaho muraje murebe mwageze muri kubabera hari uwitwa Inshuti Ezekiel uzwi muri social media nka Mpano y'Imana wafashwe akekwaho gusambanya ku gahato rape. Uyu rero uyu Mpano y'Imana ni kwazwi muri social media, ubundi ni Inshuti Ezekiel. Nawe imbuga nkoranyambaga ziramufata yerekana ngo ukuntu akora amafaranga, bagafata audio bakagenda bakazeditinga barangiza bakauploadinga bagashyiraho nimero, noneho abantu bakirwa bahamagara ngo barashaka ubukire. Ubwo ngubwo akavuga ati urashaka ubukire uzaze nguha amafaranga, ariko uzaze witwaje ayo wifuza ko nzagukubira inshuro 10 inshuro zingahe. Ubwo rero hariho abagenda, hari abanza agasambanya yangize akabatwara n'aya mafaranga, akababwira ko imbaraga afite zikuri kuzimu. Ibyo byose ni ibyamamazwa. Yatawe muri yombi ejo ku cyumweru njya mu itariki 27 akurikiranywe icyaha cyo gusambanya ku gahato ndetse no kwisha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Murumva rero ko uyu Mpano y'Imana umuvugizi wa RIB uvuga ko akekwaho gusambanya umwana w'abakobwa abaka amafaranga yabo ababesha. Ni ibyaha byinshi cyane yanirwa n'amategeko yo mu Rwanda. Icyo usabwa rero umwe muri wowe wo kwirinda amabandi nk'aya abona kakajwi byose yabivuye imwezi mukurikira habivuga umungu agataraze mukamugira umuhirimbiri ababurira ababwira buri gihe ahubwo kugira ngo bice mu gutwi bigere mu mutima mukabihingutsa mu gutwi mukabinyuza mu kabuno. Mpano y'Imana nkayigira inama yakwanga kumva aho kugira ngo binyure mu gutwi ngabyumve bigahungukira mu gatwi bikamanuka bigaca mu none bamuhaye erega kambabwire nta muntu ujya ukora ubugegera ngo 3 gashire 4 gashire 5. Nyabuneka rero nyabuneka nawe wari ufite gahunda yo gutuburira abanyarwanda, turakumenyesha ko ibibazo birakwishe cyane. Icyo usabwa rero itonde genda tuze ubundi ushire akabona hasi umugani wakakawe. Murakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza. Ave mu Impano y'Imana, ave mu Impano y'Imana, ave mu Impano y'Imana. Amazina yawe kwani niwozanye inote, niwozanye inote, niwozanye inote, inote yawe urayimbwira, niwozanye inote, niwozanye